reka twongere tubahe ikaze by'umwihariko mwe mwese mugenda mukurikirana ibiganiro bya Vision Mind TV DCMC Arsenizo the one and only from east to the west. I'm the best. Uyu munsi rero bimeze bite? Uyu munsi nagashya mu nkambi ya Kiziba Texas, ni ibintu ubundi bitamenyerewe, ni ibintu bigenda bikorwa mu gihugu za Dubai, hakurya mu mipaka Texas, Vegas hose. Uyu munsi rero turi muri cyo bita BR Tournament Texas. Nango ni amarushanwa ya BR ariko kuri baba pro, nawe kuri buri muntu wese ni babandi bintoranwa cyane cyane bafite ubwo buhanga bwo kuba bafata inkoni ewana amashoti yari mu kibuga akarya fresh. Tuvuga ikibuga nahanga muri kureba inyuma yanjye byare birumvikana. Bimeze bite rero? Nango Vision Mind TV twaratekereje turabatse show business entertainment ni imyidagaduro ni ibintu byinshi, harimo football, harimo filme, harimo amateatre, harimo amakomedi, ariko none harimo n'imikino itandukanye. Texas rero haza football, basket n'ibindi, ariko byare sana twe twarayirengagije kandi ubona abajene 2026 ari abantu bayikuza cyane. Inzoga ntabwo zikunzwe nka byare, ariko nanone byare ishobora kuzana umukiriya w'inzoga. Niyo mpamvu turi kwa Kavano, aho bita mu Ntusi, ubundi abahita kwa Kavano bare rimwe, no kwa Kavano bare kabiri, no kwa Kavano bare gatatu, ariko turi mu Ntusi aho bita munsi yakoreje kwa Kavano bare rimwe. Tukaba dufite list y'abakinnyi rero batandukanye, ntari buze gusoma cyane ariko ndi buze kugaruka ku bantu muri kureba hano imbere, kora ko abari fresh sana. Camera brother, I need some ariko nta kibazo. When you use this. Okay. Naho tukubona abajene hano babiri basa nkaho ari abahanga mu bahanga. Ampisi hari umwe wenda ushobora kuza kwiyundi kuko umwe ni tokene. Imeze bite fresh naribi. Uri tayari se? Ndiro dicha. Cyangwa ufite ubwoba ari kwihora. Ubwo siragira ubwoba ku munyeshuri wanjye reka ntago bibaho. Imeze bite se? Fresh. Imeze fresh. Umunyeshuri wawe cyane rwose ariko ndamwigaranzu. Icyizere uragifite? Niko bimeze ariko. Cyane. Okay. Aya ni amarushanwa rero. Bayo bavuze competition, nibango hazamo nicyo bita ibihembo papa. Niyo mpamvu Vision Mind twe twaratekereje tabati rero. Ntago ari bya danje, nta nubwo tunarenze bya danje ngo ibihembo, ariko nibura motivation ku bantu bagira imikino itandukanye, abari akantu keza nyine. Ogi mukanya rero tugiye gutangira. Nuba dufite team y'abantu 16, ariko muri tombora twakoze twasanze obita Ogi team A, just team 1 obita Auguste Visas cyase na Janvier Visas future Janvier. Okay, rugiye kwambikana. Muri tayari? Turi ready. Kwa Kavano. Kwande? Shekavano. Byivugire naho urabizi. Okay, hanyuma rero reka nze nitwa MC Arsenizo, jya kuri YouTube channel. Twe dukora ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. YouTube niyo dukorera, twe turaba YouTuber, dushimira n'aba blogger bakora kuri Instagram. All Star Kiziba nawe ni umuhungu twemera akora ko nyine ibyo dukora tugenda dusharingana. Yafashe ikigana akakireba akagenda agakatinga akeditinga agakora ibye. Twakoze ibyacu tuba tumuhaye inkuru, tuba tumuhaye n'umugati, ariko nawe abagize ute afite platform hejuru y'ibihumbi 13 kuri Instagram. Natwe rero kuri YouTube turakora kugira ngo tubahereze ibyiza abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Norvège, Australia, New Zealand n'ahandi. Katubahereza ikaze kwa Kavano ahagiye kubera umukino ugiye guhuza Auguste na Janvier in BR Tournament Texas. Hanyuma basaza twagiye mu kibuga rero. Hano turanamamaza ariko reka nze naze nakubita kano kaboro hano fresh. Hanyuma rero nibyo turi kubabwira umukino. Bana bakinnyi rero ntabwo baravuga, bo bagiye kuvugisha inkoni. Hanyuma rero reka nze hano muri nsesengure fresh. Nta kibazo. Ufanaza akicara abana izi ntebe nimwe muzinewe. Abya danje. Hanyuma rero umukino ukaba ugiye gutangira. Komite Spark outfit. Yo. Hanyuma rero
reka nze nibyo oya none se ufite amafaranga yiwe aragura nawe ushaka nusubira na gato ntabwo ikintu cya mbere urumva hari hari kontwari abahungu banjye muri abakire dore Spark wambaye neza muhungu wanjye bakaba bamwita Kivu Bert ukeneye kujya Gisenyi ewana ni Kigali ni Kigali hose hanyuma rero tugiye kumanuka no kwa Kavano Vision Mind TV ikumanuye icyo bita Texas Tournament Byare hanyuma rero urabreakinga ninde urabreakinga mwabyemeragijeho muhaka bukuru Jean hari kubibutse ko ukeneye kugenda rwose Kigali Gisenyi Kivu Bert ni kwisonga ku modoka nshyashya rwose zigezweho urabona iki gitabo urabona gisobanuye iki igitabo ni note urabona izina ryiganje muri Kavano hariho ngewe nyine ibya BR ni Vision Mind ariko tuba tugomba no guhereza agaciro ahantu twakoreye hano umugabo arakora nibyo wa mugabo ise yataza kubaho tubari twari kubaho n'umuhanga hanyuma ya Vision Mind TV umukino ugiye gutangira kwa Kavano bare rimwe ndarikira buri muntu wese ukunda kwidagadura cyangwa se umuntu wese ukunda gufata icyo kunywa haba igisembuye n'ikidasembuye nyaboneka watugana nda kwa Kavano ni ahantu hazwi ntabwo ari kure y'inkambi ni mu ndani rero kwa Kavano ni munsi ya segonderi ikoresha amahoro wasanga buri kimwe cyose icyicaro cyiza ndaza kubahereza ijambo ntaribi hano ndi muri advertisement hanyuma rero kwa Kavano bare rimwe ni munsi hano turi munsi ya segonderi ikoresha amahoro abajene mwatangira nta kibazo bro wasanga buri kimwe cyose icyicaro cyiza icyokezo cyiza harimo inkoko uyikeneye hano barikokereza icyo bita ifi icyo bita urukwavu icyo bita brochette nziza ibirayi ndetse n'ibitoki ndetse n'ibindi byose wakenera byo kurya hano komande turayitanga hanyuma rero byo kunywa by'ubwoko byose haba ibisembuye n'ibidasembuye mbere na mbere rero hano twerekana imikino y'umupira w'amaguru muri rusange w'amaguru muri shampiyona zitandukanye haba ku isi kwa Kavano hanga ibintu bimeze neza cyane hanyuma tubabwira ko igikombe cy'isi n'ahandi ugomba kukirebera ni kwa Kavano imikino igera muri 48 ibihugu 48 byose tuzabirebera kwa Kavano hano munsi yakoreje aho bita kwa Kavano rimwe wajya kwa Gasenga hara ku isoko wajya kwa Kennedy hose ni kwa Kavano ukarebera match nta kibazo ibintu ni fresh sana kandi ibintu ni byiza inzoga ku mafaranga make tokene amafaranga make hanyuma rero urubyiruko rwose rushaka kwidagadura turaza kubigeraho cyane tubafite BR ebyiri zo gukiniraho kandi ku giciro cyiza gihendutse harimo BR turiho hari na BR iri inyuma umwango dufite BR hano kwa Kavano BR zigera muri ebyiri ibintu ari fresh sana ikipe yanjye ariko iki kibuga kikwigora kabisa bisore wakerewe twahageze kwa Kavano bare rimwe hano mu ntusi hanyuma rero abana baraduhamagaye bamwita bisore nawe akaba ari umwe mu bakinnyi bagomba kwitabira irushanwa arahamagaye turacyari kuvuga ibyiza byo kwa Kavano ntabwo tubafite BR byiza gukinaho kandi ku giciro gihendutse hanyuma abafite ibirori bitandukanye nyaboneka abantu bafite ibirori bitandukanye hano mu nkambi ya Kiziba tubafite BR ebyiri rero hano umukino ukaba wa ibintu bimeze neza cyane ahangaha uwo bita Kadoji
akaba ahanganye n'uwo bita Janvier, bakaba bari gukina ariko umuntu bita Kadoji kugeza kuri uyu munota akaba ameze fresh sana, akaba ameze neza. Ahangaha tukwibutsa ko dufite timu zigera muri dufite timu zitandukanye zigera muri enye. Nze ndebe hano vuga ngo match team 1 cyangwa team A ihanganye uwo bita Auguste cyangwa se umusaza nemera cyane ari kumwe na Janvier Mwango. Nimeze neza cyane wita Janvier Karuki abona master wiwe sinzi ngo yagenda gute. Rero tubabwira ko umuntu uraza gutsinda ahangaha arategereza undi uraza gutsinda muri timu ya kabiri, kumanuka tumanuka kugira ngo finale izajye kuba abantu bamaze kunyuranamo fresh sa. Byo kumbwira ngo wabaye ngo tokeni mani ibyo abasaza muri kubona gute abantu ikibuga cyadutengushye twatangiye kiri kudutenguha ikipe yanjye Banga ikipe yanjye ni Janvier. Janvier ni ikipe yawe. Ikibuga cyantengushye. Hano buri muntu afite umufana we. Twisize n'amarangi mu mutima bura ntihari. None se Kivu Bert. Rero bino bintu bari kuzana byo gufana mu kanya nawe barabikubita. Ari he gashaka gutaha ariko ntamuhumuza sakagenda. Ndamonotse uwo mugabo bya tokeni mane se. Nushaka ko warabaye tokeni nyashi ndabunutsa. Tokeni nyashi. Nushaka ko warabaye tokeni nyashi ndakunutsa hani minota 2 byaraza ko ese uri kubibwira nde. Mungu kana wewe kutibona neza mwe. Birane byanya aho dore hariya none. Shot kabisa. Yatanzuwe ubwanye ngo shot. Sinizo shaka na rogofa. Uyu mungu weze. Yajanze hejuru cyane. Aje wewe gadode urakubitana nandira. Kandi turaza kuguya mu kanya wowe igikipe twaguhaye. Abana aracambaye tombora tubabwira ko nta kimenyane cyabaye twakoze tombora kugira ngo hano do munyeshuri byagaye na master ariko turakina game ebyiri hano are tu ko twabyanze are tu na binari no are tu burya abari play ariko dore ko ibintu bigenda ukuntu bigenda Bongo muri abangaba ni banganya game umwe agatsinda umwe indi n'undi yindi turaza kureba icyatumye imipira zaragorwe watsindanye indi mipira myinshi original ugigaranze munyeje Dakar ibya biare rero urukono wanjye ko abari gukina neza neza gake Janvier twibutse ko ni na retour igomba kuba ihari imeze fresh sana. Ituhumuza umuntu papa nta munutse hari no kumunutsa ntabyo kuzana bya nyashi na bya tokeni nyashi ibyo ngibyo Janvier umva sasa ko twegetse wacu aya nariwe bani bintu birakomeye brothers ladies and gentlemen muri bita Auguste waje ibintu by'amafaranga umva wa mugabo yaje ibintu umva ikipe yanjye banze duhumeke yaje ibintu by'amafaranga akina abagabo nyakabingo nakoze kandi hano tubarutse mu mateko ya biare naremereye kubwira undi ngo kina ibyo bintu urumva ko nta kintu kigeze kiharangwa uravuga ati nanutse umuntu muhumuze urahura nani urahura ngo none yegera hano wa mugabo nite dola fashion hano nyiti hari umogo hada tokeni nyasha Jango ikipe yacu ifite Janvier afite umufana urareba game over cyarangiye Abaze bizo ibyo bintu uvuye ku kibuga gahunda z'abanyafrika mwateye
Janvier. Witamo in Vision Mind Tournament Texas BR. Aho duhaye n'igikombe cy'isi. Namara ikipe yanyu. Namara Janvier. Short cyaheze. Wa mugabo nakubwiye ko yo kubanga urutuke. Ewana, umuhungu wanjye kabisa mu gukata baro ndakwemera bro. Ndakwemera kabisa ntunsebye. Ewana. Ibintu ni amahoro kabisa wana. Hanyuma rero ikintu tubwira kuri game ya mbere. Hanyuma rero nyuma yuko ahangaye ikipe ifite umufana akaba bamwita Janvier. None arekaze mu none. Hanyuma rero nyuma ya ekipe mu bantu 16 dufite abakinnyi timu ya mbere akaba abashije kwerekana United Party abashije gutsinda mu buryo unagoranye cyane bimeze sawa kuri byatangiye kubona uri hasi ugenze gute ko match uri bwatangiye na Livingston kugenda mbere ariko se byare maze bihinduka mu munota ku munota byare ibintu birahinduka mu munota ku munota retour ni ngombwa retour ni ngombwa ya retour ari ngombwa man hanyuma rero shimira abafana kuko ndi ko ufite n'abafana benshi cyane ahangaha abasaza n'abakinnyi bamwe bari bujyamo mu kanya burya useka nyuma ufite ikipe wowe ubwawe ufite abafana bangana gutya mbikesha Imana ko match nagarangiye nawe ufite indi match agiye kuntera buriya namenye ibintu bimeze tu yako ni makari match ngiya ahubwo se umukinnyi yanjye ariye mwana umukinnyi yaje rekaza mukaya turabizi ewana kabisa yaba muhungu wanjye congratulations tukubwira ngo good luck mu mukino ugiye gukurikiraho yansebye kandi cyo dukina mu mafaranga turi gukina amanota barazose ajya kata ewana iyayuja ewana ubutipe abatuje abatuje ese kora abakinnyi ubundi badahari hanyuma abakinnyi barahari okay hanyuma rero this Arsenizo this part 2 this 1 2 suri mukinnyi bireme suri mukinnyi bireme gusabe nabo byemeye ukaba da adversaire so ukaba adversaire ko mateko mukino urega imikino igira amateka Gasenga akaba atangiye kwitwaza gusenya adversaire ngo amutuka cyangwa musebya nawe byemewe hanyuma rero reka tubabwire ko nta magambo menshi twemye mu mikino this Texas BR tournament twakavano bare rimwe hano mu Nturusu hanyuma rero tugiye kwakira bita Gasenga alongside yana Amani okay umwita Minyenga niko umwita izina rye kabisa okay hanyuma rero Fande ke Gasenga mbere congratulations ikipe yagize ubwoba cyera congratulations merci hanyuma rero tugaturiko n'Agasenga akaba tunamushimira cyane ko akaba n'umwe mu bamanaje uri kwimvuge ututuwari asante Arsene iki gikorwa ni cyiza cyane ariko hanyuma bari kudusakuza cyane baduha akanya gufana babireke bajya bafana match irangiye siko kwiza reka mani tugakora presentation fresh ikipe irayibona gute hanyuma rero turabereza umwana niguhe hanyuma rero Gasenga pani ibintu byo gushweza uri umugabo nawe ndi umugabo turabaga ni umwana muto uranamusumba ugusumba uburebure agusumya n'akaboko karekare ariko nta mwana kuri BR wana kwitsinda Black na Black niki wakwitega rero kuba ugiye kwiyukira n'amani mu mahanga ikipe ifite ubwoba cyane ifite ubwoba hanyuma rero kubona bayitokera imana imyaka 6 ukaba yari manager imyaka 12 nawe tubigarukaho amani F4 byadanje okay hanyuma rero this Texas Kiziba tournament muri BR this Vision Mind TV this Arsenizo Gasenga na Amani bakaba bagiye kwambikana rugiye kwambikana reka nze hano rero abakomiseri ntabwo babura bakaba kubona Spark outfit nka Ibrahim Kivuberti kabisa nta nyashi muri nta ibya tokeni mani bihinduka tokeni nyashi uri kubiza neza okay Spark outfit jola fresh kabisa
kugiye sese yana kwitsinda hano kureba yesha agakoraho hanga Gasenga ariko ngo imyaka 6 ari Tokenimana anashobora guhinduka Tokeni nyasha ariko bene ntabwo yabitezana. nicyo yagure Gasenga kinabwira Gasenga yakoze imyaka myinshi kuri BR ariko siko kuyimenya Nyakabingo hano yanamugotomera Nyakabingo yakugotomera hano yamugotomera Nyakabingo dayiseseme kamunuka umva peti yangu ibintu byo kuvuga ngo imyaka 7 ibyo ni Tokenimana ariko muhindure Tokeni nyasha hano ni kwaserera uko ni tournament ni championnat ngo kandi wabonye ko umuvandimwe wacu iki kibuga cyaje cyabanje kumutenguha nawe ariko aza kuza nyuma nk'umuregend Janvier aje nk'umuregend abana izo dread kabisa nawe zibazasukishijwe amafaranga kabisa baba we umva MC Arsenizo uko bibona ariko ko ano muntu bamugera urukara ene yakuzana imidanyango hano nibyo kubango gushyushya arakududuza ngo amu manager ibyo ngibyo ntacyo bivuze buriya Arsenya numva bavuga ngo masha narirangiye tubibutsa ko hano harimo knockout stage nwango nta retours yari nwango turukina Braka muyerekera aho ngaho arategereza n'ima equipe mukanya turaza gushyira kuri liste kugira ngo ibone neza cyane bakaba bamwita Gasenga akaba ari umwe mu bahanga dufite na muhanda ya Kizira kuri BR hanyuma rero akaba namaze igihe ari umwe mu ba Tokenimana akungu yabaye manager boro nta bintu byoroshye nugira ubwoba narishaje narishaje umva namwezo kikonje nguyu ndakubwiye ngo amani wowe kuremo iby'ubwoba uratsinda umuntu mwana ako ibra mu bintu byo gucumba no wa mbere uyu muhungu wanjye nawe aragyuta ntabwo njyuta bro ntabwo nagyuta nkawe kabisa umva humuza umuntu mani munutse dore noneho ndagasa ufite ubwoba pe biri kugaragara umva ukinisha ubwenge nawe ubwenge kabisa wahita ugicunga Kangere kabisa ugicunga wahita urebe ngo imeze gute Texas tournament ikosa rimwe no gutanga wahita yamana uyu muhungu afite Bikira Mariya no mu biganza bye ndakurahe niko bimeze uri mu mwanya wa Karekezi urakoze turata tujyaho kwanza ipe yanjye hano ndikubona ibyaye byarangiye turata tujyongeye hanga aho wita Gasenga ari utiye no wita Amani Gasenga akabasigaranye umupira umwe ndetse na Black ese biragenda gute tukubita ko match ya mbere cyangwa se team A waje kwegukana nka etape ya mbere bayita bamwita Janvier akwemo bita Tokenimana yo kwa Kavano n'ubundi ruguru umuntu rusu ese team yo kwa Kavano uyu munsi imeze gute ese Gasenga aje guhorera uwo bita Ogi reka tubirebe tubitega amaso kubera ko iki ni igikombe ni competition ntabwo ari ubuntu aya ni amakuta papa hanyuma rero dushimira Vision Mind TV irateguye kino gikorwa arana ndi kumwe timu yanjye nini cyane cameraman wanjye ndetse MC Arsenizo nkabaye gake aya marushanwa tukubita ko tuzajya tuyategura kenshi gashoboka kugira ngo abantu bisange mu mikino ese nyuma yuko Amana akoze ikosa wenda White akaba yishize hanze asigaranye imipira myinshi cyane Gasenga mu gihe asigaranye umupira mutoya ndetse na Black biragenda gute Gasenga se ni ngombwa ko mukanya araza guhura na Janvier uko bishoboka reka nze tubitega amaso kubera ko byari ni byayo nka football hano bagamahirwe menshi kabisa Nyakabingo yakwinduka na manager ugasanga Nyakabingo kabisa hano ziratakari kini mizigo bro so hanyuma rero ugira ko ugira ubwoba kabisa nta kibazo tukubwira ko byari bisaba tukubwira ko byari bisaba kuba uri confidence rakonta muri byari kandi ibintu birahinduka ku munota niyo mpamvu imipira waba ufite yose umuntu yakwihindukana
hano match yarangiye sinzi bimeze gute hano match yarangiye hano mu mipira 5 imipira 4 umusaza akabasoje basenga tumeze prestation fair play Fande akasoje umuntu akamusoje afite imipira 4 Buraka kabarayirangije gasenga nubundi Gawereka niba igikombe gihari directeur ako umuntu abatamwe abakiri kare konza gitwara yasinze man Gasenga tisena kuntu umuntu ariko yanywera Seba Music bita Seba Music Seba Music n'umujene uhagaze neza kabisa imizigo abari nayo Basaba umusitari twigezera abana cyane abana Seba ku cyangwa kabisa abari kuva inkambi ubundi uyu mujene siwe no mu nkambi zose z'u Rwanda siwe umusitari hano umusani tugira uko bakoranye n'abasani badanje ntago navuga niwe wenyine mbwira umunyamahanga wakoranye na Yama wakoranye n'umusani urenze Seba kenshi niwe ugikunda gukorana n'abahanzi nyine nta mujene ariko ndamwemera arihereye Seba no wa mbere kabisa mwana gusa indirimbo bayita n'ukuri akaba ayifitanye na wamusani bita Yampano akaba ari Waboy afitanye n'izindi na Barasina Waboy afitanye indirimbo na Barasina afitanye indirimbo na Papa Cyangwe noneho tukubwira ko noneho afite icyo bita USA tournament mwango ni USA tour azamanura abasani 3 mu gihugu bakomeye mu Rwanda abategera abajyane muri Amerika yaje mu Rwanda bose naza mu Rwanda none ngo bizaba bimeze bite oya Sebamani anabamanura barabajene nta byatanga bonde birashaka agaspira gusa hanyuma ibintu hano birakomeye umuhungu bita the best of the best wabonaga ntabwo ariko biri kabisa akaba ari umwe mu basore tuzi ko bakunda Pierre banayizi ariko mbere ya match akaba yamanje amagambo menshi cyane Pierre rero birahinduka uyu muhungu ari kuvuga ati uriya ngo ndamugotomera ubundi kubona ibintu bimeze ukuntu so Pierre rero ntawe umenye ibyayo reka rero turebe ngo biragenda gute turacyari muri kimwe cya 16 bakinnyi 16 turacyafite byinshi cyane mwita Kadoji Token Man Kadoji wambaye ukanzanira akantu k'akaji hariya akajuice uva pereza kame video gakonje cyane hari hanze nitamo murambare uyu munsi ndabagurira kubera ko muri kurwanira ibihembo birenze munsi ukanya finale ubwo namwe muraba muri kwitamo kintu tuje man ntabwo na match ntabwo irarangira hanyuma rero nkuko turi kubireba match ndabona niri kugana ku musozo kabisa cameraman hano finale hano nagari finale ko ni pass 3 nibangu ni round 3 umuhungu wanjye bakaba brother you did the best kandi ndabizi ngwino gato musaza Ibrahim ngwino hano Ibrahim bamvise mbona ko urabona ini full game ibintu buri kubara ngo nyine bifuyemo kidoga baramanga nta gutsinda kabisa ko mwanje kumucyo umutwe ukenenya akurumva yabanje no gukinana ubwo yo iranyumva no magambo make umutipa agira amagambo make neza so kutinze Ibrahim Ibrahim yarikoze yamanje gukanza nabonaga arakugotomera twabibonye amagambo nagakora yakora umupira ariko ugakona ikipe bonyereke gutera shore umusika cyane sakomera tureshe mu ngwanjye adutegereza ubwo nawe round ikurikira ndaza mukanya umuhungu kagenda na Moise okay hanyuma rero Innovation Mind twatugeze kuri round ya 4 round ya 4 uwo bita umuntu bita Dieudonné akabasoje uwo bita Ibrahim
Ibrahim akaba mbere ya match yamanje gukanga adversaire yamukanze bakaba bamwita ni murumuna wande murumuna wande hano Oye, Ibra. Ibra ni so brother mukuru wawe. Ni murumuna wa Gatanazi. Twabo ni abasore. Asiya sume Gatanazi. So hanyuma rero akaba ari umuhungu nemera cyane unatobya rero bakaba bamukubise banamukuyemo ahanga mumeze nk'icyo musozi. Fresh mari. Hano rero ubita yatinye mani yatinye. Muramunyibye nabe mwego mukurikiraho. Murambabarira rero ngende bigenda kuri schedule nawe murazi. Hanyuma rero tukaba dufite team ya kane kasa ya gatanu umuhungu no bita 1K director Stainless ntabwo hari 1K agera bamushene maze gukina ni umushuti bari oya okay muhungu turakwakira hano ubwo muri aba babiri rero bamushene niba gari ubwo ubona Spark rugiye kwambikana muhungu Kanyeshu wegira ubwo ntabwo Kanyeshu imeze uwo bita Ibrahimu murumuna wa Gatanazi akaba yaramusoje Babira bibahone biye mu none se kankoze Tabora nagaki iri mic Spark yola muraziranye muri abana n'imihanda mwese cyane rwose turaziranye muhungu ari kugomba kumereza respect ya ndamubana warabizi ni mukuru wanjye ariko iyo bigeze muri biare namwubahuka da match yo kurera hano bimeze bace nare bitungu kureba ukuntu bimeze udashobotse nashabutse mwana nuko nasoma kandi ndashabuka n'itsoma kandi aya Spark ndamwemera ko okay Spark ari kumwe na muhungu cyangwa se muhungu wanjye akaba aribo round ya gatanu bagezweho ahangaha mu kibuga This Vision Man TV SMSR angani kwa kavana umuntu rusu hanyuma rero reka nze toke n'imana abishyire n'ipira umva rero urasema kandi ngana kubaza byinshi oya nayo nashimye ngiye ntabwo ndi gufana umuntu ngiye ndi kogeza hanyuma rero aho bita umuntu bita muhungu akaba ari umwe mu bahanga dufite ahangaha akaba hano no bita Spark outfit ariko urabona ko byare birahinduka isaha ariko kugeza kuri uyu minota muhungu akaba asigaranye black mu gihe Spark asigaranye imipira igera muri 4 niki biragenda gute kurikirana umukino hanyuma ibindi bigende fresh sana nibyo twarimo tubabwira rero byo kwa Kavano ni umwihariko ukomeye cyane kubera ko agufite ibikorwa byinshi cyane rero tuvuga muri sare afite hano ishobora kwakira abantu barenze 60 n'indi ishobora kwakira abantu bagera muri 35 ikindi kandi Kavano agufite ibikorwa bitandukanye agufitiye kandi akabari gashya agufite icyo bita kwa Kavano bar kabiri nakabari kabano ku isoko keza akarusho nuko ari tumwe mu tubari dufite design nziza kandi tumeze fresh sana hanyuma rero akaba gufite by'umwihariko muri ako kabari serivisi nziza zirimo ibyumba icyokezo cyiza gifite byose yaba ibyo kurya bitandukanye se uri hanze ufite serivisi zose zo kwicara ndetse no kunywa ibinyobwa bidasembuye n'ibisembuye wagana kwa Kavano bare kabiri nano ku isoko hanyuma rero ibintu bikagenda neza cyane ikindi kandi Kavano bafite serivisi zo kubitsa no kubikuza harimo Western Union harimo RIA harimo MoneyGram ndetse buri muntu wese ukeneye kubikuza amafaranga y'abanyamahanga tuguha serivisi nziza zijyana n'umunyamugayo n'ubunyamwuga hanyuma rero ni hano n'ubundi ku isoko akorera bene bikagenda neza cyane nawe ukeneye kubikuza amafaranga yose ava mu bihugu bitandukanye ku isi ni kwa Kavano hano ku isoko hakora umusore bita Sere w'imfura cyane kaba umudive cyane umudive tuziranye
akaba ari umwana mwiza cyane, akaba ari umuhungu w'imfura pe. Nyuma rero Spark outfit akaba ahanganye na Muhungu ahangaha. Biragenda gute? Who the best? This Vision Mind. Muhungu akaba aramusoje. Fair play my brother. Kamumanzirizo nda ugira make. Ugira make. Hanyuma rero umeze se musaza. Kuri umuhanga nawe tuyagarukaho abo kora wari ukina n'umuvandimwe wenda ushobora kubona rusha niyo biare wenda binazwi. Ntabwo bigutera igihunga. Oya nta gihunga ariko ukuntu ariko kubishize nyene. No Peter arayizi cyane. Na Spark arabizi. Kubona ko mwabuze equipe zikomeye cyane. Ubone nk'iyi match agombye kuba ari nka final. Ari nka final. Okay. Hari cyo biteze ku mikino iri buze mbere abo muri buze guhura arimo bagasenga nabande. Ni game yano cyane bisanzwe muri game aho mugutse kuko biyayo nta kunganya kubamo. Gutsinda cyangwa gatsinda. Gutsinda cyangwa gutsindwa hanyuma akari umugande mu ngo akaba atsinze n'ubundi bisa nkaho byari rwambikanye na outfit Sparks. Hanyuma rero tukaba turi kwihuta, reka nze turebe barangiye gupanga sini MD Safari na ufa ntabahari n'ubundi uretse Sabangu Salama umeze neza twubaha umukinnyi twutwana buri muntu wese ariko wajemo competition burya na place na liste zaratanzwe mbere habamo cyo koroshya wenda batabonetse tukabasimbuza ariko it's not a pressure bari umuntu yashoyaye ntabwo hazamo imikino amafaranga ararusha ba brother niyo mpamvu rero muzi byare kandi murakina hanyuma rero hano twa dufite team ariko ntabwo babasha kuboneka anga umva mungu wanjye ngwinore obonetse nawe mujye mu kibuga harimo ubwo turanika umva mungu wanjye nawe muri nta kibazo sorry je bigenze ko nora urakuri ezimwe ngatani mbarahiye ngashira ibasi gashya kaburembo akora iki so gakwega album hejuru ura bashondorewe singuraka hari umukobwa rero wita niba ari Sharine we Sharine aba muri leta zunze ubumwe za Amerika yaravuze ati shondore ngo rawukunda cyane naye ndamukunda ariko ndamukunda utamuzi kandi uvuzizira mfite mwibwa ndamutwe mu makabiri secondaire makabiri mu gatatu gutyo wariganye kwande cyangwa primaire mwari kwande umuta Micheline twiganye mu kabiri secondaire cyangwa ntagarewe ni umwana muto afite imyaka 16 ngo arawukunda Charline cyangwa Micheline kandi wari twariganye Charline rero turatoranye mu nyange musaza hanyuma rero bakwita James akabasoje umuhungu wanjye Moise muhane fair play yabari byiza Petit frère urabona abagusoje aguhumuje hanyuma rero tukadusigaye game imwe ariyo hanyuma rero tukareba uburyo ki twaba tugiye gufata amazi ho gato tukamara twari selection ngomeze gute ya finale cyangwa kibe cya kane nabyo bishobora no kuba mu masegonda cyangwa se biraterwa nuko twebwe tubyanzuye mungu wanjye mungu wanjye na okay abana na younger generation uko bajyanye n'umusaza uyu none indani none mungu wanjye salama mitifa nizibitse rastaman ntarize ndakwemera man nderuka nawe utazakinyege Petit frère wamusoza se simbizi okay nyamisha murashinjwa nyamisha murashinjwa kutamenya kabya musura kazi ni gutyo rero nameze neza rero nari man salama narize oyi musare ngomba kumusoza oyi musare yambaye jiri ngomba kumusoza ko byagenda kose okay muri ya generation Mitiva nawe arakazi cyane ko akirirwaho ari kwa Breza ari ko bita kwa Tuse abagafite gake none uri tayari okay mwinjire mu kibuga hanyuma rero dutangira
uyu akaba mwita Mitima akaba ari muri Munatuse hanyuma agegera n'umuhungu uyu bamwita ni Street Gang umwana wo mukizira warakaye hano wo mukizira warakaye babaye amagenge bakiri bato Kocha ni guteka umuganizo. Turacyari hano tukwibutsa ko uyu niwo mukino wa nyuma tugahita tugira selection imeze bitese murakina ashira we murabirana gunari ako urakagana bisaba kuvuga yavuga ariko bashira dukina oya yana marushanwa y'amafaranga ntabwo ari ubuntu niyo mpamvu nta mikino none gute bagutumiye saa 8 ukaza saa 12 telefone nari ifite babeshe bamwita Gasongo nayo tumugaye kubaje saa 12 mu marushanwa Kagame bravo ameze neza Kuna wanyura umusoro rwa Nitwe kamuje na Gasenga nayo Gasenga ahumuje umuntu Gasenga yakerewe nyine Gasenga nyine yakerewe none se wowe kukambabaza muri bakuru kuko tubashyira kuri lista nk'aba pro mwangiza mukaza saa 12 mukubeta wapi nta muntu wamwe usubwoba wapi ntabwo Gasenga oya none kuri arbitre kuri match ya Grasanga match ya Sanga ubwo sasheni none twebwe bageze sanga pro wamagara urambura ntabwo wamagara kuri kwimana okay nariwe ubona muraresha mwese muri bagasonga mukabugiye kwinjira mwariya mu rwambikana ubwo selection ya nyuma muraza kuyimenyeshwa kuko nabahanga mu bandi nubundi abo twiteze nabo batambutse Kagame arahita kubitwa Sagara ko ndagutsinze ugiye kungwanya ugashoza yakoyo none se uri gushyira aha ugashyira none se umva bakagushwaza sha umva kane kane bagakuye byaka nibagakure nyine nawe ni mu kirera kibazo mbese nyine baho nyine akamenya tuba turi gusoma nyine aba ari byiza gukora selection hakazamo na Kamenge y'abapenzi twongeje match mubyibagirwa inde twongeje match nyina Kagame makuru ni amahoro ariko Kagame muhamagaye kangahe muhamagaye kangahe iyo nimero byare kwandetere ya ntabwo ugeze utangaza bari amakuru ufite bamusiga musambana sha ugeze utangaza kuri YouTube hari umukobwa watwohereje ugeze utangaza kuri YouTube ko bite match yanoze ujye ukora ibiki Ndi coach academy. Ndi coach academy kandi haramo Shadrake za coach academy. Shadrake ni president. Mbanza nyuma yuko mbanza equipe ndakiniremo tuvugize. Shadrake ni president. Nusi tozi biki? Muza football. Muza football. Sio wigeze wiga football. Cyane nanga kwiga cyane ni mu mutwe. Cyane ni mu mutwe. Arakubwira. Wakumvisha cyane ni mu mutwe. Akanywa gakata. Nibagakata. None se jewe nuri kwimana uba. Hagize aho umuntu mwiganye muri za 2015 akumva yabaye mutoza muri 2026 ntiyatungurwa. Yatungurwa bite nuko ntawe twakuranye. Wize wakina basketball waje gutoza academy gute? Yize amanuzi. Yize ubufundi. Arakubwira icyambere niki? Mu mutwe. Arafite se. Singuzi. Mu mutwe ariko ntafite. Oya ntabwo turi gupingana kuko nawe ukata amatike sibyo? Naje ntabwo wize iby'amatike. Yize amashanyarazi akata amatike. Yize ubufundi ni umukoci. Nanjye nkora mu mashanyarazi. Ahubwo we twararesha. Bararesha. Byaterwa.
ese umukoci wa Academy nukora mu mushinga nk'uyu nguyu nanjye nica mu modoka ukangiza Kigali na za Musanze serivisi biterwa n'abo barizwa abantu rucabana yagiye kugenda agiye mu marushanwa hanze akenera serivisi z'imodoka zanjye urukumva imodoka zimeze neza drone zimeze zahagaze fresh ku cyango kimeze fresh ariko mu miranjanga ntago ari coach no mu vice coaching oya ubwo yarazamuye mu ntera aze ubundi gututura inyaruyago gotoza Academy genda shaka Arsenal bari z'umugabo Academy kabarizwa nyine bakina mu Academy nta muntu wakomotse umunyarwanda wakinye mu Academy Bokanisi yaturutse Bokanisi ko nabwo yabaga hano kwa Kayi shonge na Gafred ko yaturuka n'ubikenye rugwanyi nuza vuga bari agent bagize ikintu bakora cyo kuvuga Nyakabingo nyariraga yose navuga abantu bagize ikintu bakora ari cyo kuvuga Nyakabingo tuvuze ba Picheni hari ibintu bakoze urukumva siko abantu bose basigaye baratoza mu nkambi byaterwa nyine n'ikizere nawe tazantwiko abo Kagame byanze bikuze bagomba kurya umaze gufatisha ni wewe musituzi umaze gufatisha nawe utazajya kuba ko babasheni mbabarire none afana uzafane no mu mutima barabasheni ariko nawe usigaye ubona ko okay so hanyuma uretse Kagame muzana dutangire match muzana ategeko yaho ni nk'abafoni uri kurukana nayo amakabutura nk'ayagakina simba ndi kubireba mwa abakinnyi ko bahamagara ngo nawe Kagame rero so bamwe barebare birakobaje so hanyuma nje turi kubabwira abana bamwe ba pro dufite n'ubundi bajene nubwo baje bakera ariko bagomba kwitabira uko byagenda kose kuko n'ubundi uko byagenda ko Kagame agomba kurya we nta mikino Kagame akari kubona Gasongo ameze bite fresh ameze fresh kabisa umunsi nakugaye gutinda mu makoni ntago ari byiza ntago nabonye mizi de gore okay birumvikana ko murabana n'umunsi ku munsi muri n'abashuti byabaye byiza ko manza mwagambana se mukura kanama ko kuba mwazana wapi hanyuma nako Kagame ufite ubwoba wapi kufite ubwoba Gasongo yananye nyina buraka kabiri nta gukina buraka kabiri wapi wikina rimwe ayikina kabiri ngakina rimwe okay hanyuma rero turi mu rushanwa rya Vision Mind TV Texas Tournament byare birumvikanaho turugenda tubagezaho byare turna ariko iyi tournament nubango ikiza cyo nuko yikubye gatatu nubango twe dufite abantu 16 bagomba kwitabira irushanwa then twahereye muri kimwe cya 16 tumanuka aho tugera kuri final nubango rero nkaba nakira abahungu barebare mu nkambi ya Kiziba ko nawe ni mugufi ashaka ndi mugufi ubwo bwambe namye ko ndi mugufi ikizira hanyuma rero akaba ari abasheni Kagame good luck hanyuma rero Gasongo good luck black nta kabiri wapi ikaba tuyitega amaso hanyuma rero ishyano higa kuri mwese this is Vision Mind TV fresh boy agomba gusimburwa na none fresh boy yageze fresh boy Bikon Singe munsi bakinara nakina turakina fresh boy urumungu nemera pe sinde ko warize ukaba waragize nini mu mpamya bumenyi nashatse kuvugira kuri kamera ariko umugabo burya nugira gahunda wayivuga wayivuga yivuge nta bakwivuga kuyakora mu mahirwe dufite muri nkambi ya Kiziba nuko mu buzima dufite umuntu mu rubyiruko yigeze kwakira perezida w'igihugu mu muganga cyane kamuhostel Kacyiru his excellence wari gitifu wari minema nako ari sedo washizwe yose mu murenge mu karere nande acting nka sedo nandi sedo ariko acting nka executive urumva rero na active twagira bajya baba David Munsi around isira senguruka agaragara nze nguricyo nyine aryoshye nese kwanze ko amadarubindi yakabye ko muri Canada kageze gutabiroro impano yasegaruze no kwiga impano kandi urayigarura impano
Naam. Shamando. Zirigete zawe mbikuwa ziri muri Canada. Ziragarutse. zaje Nyamuretse. So, Fresh Boy, uri umwe mu ba legend. Irushanwa ryakiye gute? Uri legend. Utanacapa sometime. Ibrahim mumbariza ikibazo. Fresh Boy. Nka legend wacu nyine. Urumva nka MC Arsenizo kuba batekereje kuri kano kantu bakanashyiramo n'akantu twakita nka motivation ko kuba bashiraho ibintu bijyanye n'ibiceri kandi ibintu twa dusanzwe tubikora nka enjoyment twishimisha. Urumva ibintu ba sponsoringaga mu bintu by'amafootball ama basket twebwe niba dutekerezeho uyu muntu nyine wababwira iki kuri aka kantu batekereje nyine kuko natwe badutekerezaho bakavuga ati reka tureke abavandimwe nabo ibi bintu babyirirwamo buri munsi nubwo baba bari kwishimisha. Wabivuga iki? izi bise tugize nk'abantu nk'ijana nk'abo byaba ari fresh twatera imbere man abantu sinumbyari gusa man izi za volley na za basket urumva nyine bari bamenyereye tukagiramo wenda nka batatu beza. None se nk'umupeto watekereje ikintu ntabwo namuzi nje kandi kuba inde oya nitwitwa ni ngewe Arsene uvuga ni ngewe Arsene babitekereje ni ngewe babitekereje nta n'umuntu nawe tanagira ngo n'undi muntu ngo nguri inyuma ndi kuri kamera afatanyije n'umuvandimwe Kevra wana tutene na cameraman wanjye umva tuba twakoze nkaho kanabwo twaturi kuvuga ati se niki twakora kugira ngo kino gikorwa cyaguke none niba wenda njye Arsene nshaka gushyiramo nk'izo tuba urugero ku muntu wenda ushobora gutwara igikombe cyangwa se wakabira agatwara cyangwa iki aya rero yose cyangwa se igenda cyose ukavuga ati se nta washyiramo n'ibihumbi n'ijana next cyangwa se akaba n'uvuga ati abo bajene noneho ngubu Arsene kaze tubikore biri professional noneho cyane note ya 200 bisa nk'ari wa mukino wa byara ariko uri kuri standard ya football bira mukora ku kibuga bira bya basket na byara kaza muri kimwe mu mikino hano mu nkambi abantu bisanga ahubwo mva nkubwire ahubwo byara ifite basket rezava reka na champion basket bawo na byara hazaga aba champion abamayisha n'aba federation ba basket mu nkambi umukobwa amakuru mfite muchoma mu basket azatembera ba safari na ba Duabo amayisha bose bari ba president wa basket ari perse bagiye n'abazese abareki nawe nako bazi ni safari na batunga na ba kariwe mbona wirirwa na bajya muri voka mikaro n'aba matuku ni sport twakiriye nawe wari ukubiye ku kintu nawe muri football nkabona muri volley nkabona muri basket abantu bose babaye ntabwo zise muzi wote barigeze kuvuga ngo ngo umukoci wa academy ntabwo nzi muri basket nakina amaboko witwa ba Mutara ba Fazira wabaye coach wa academy zabaze ni benshi ba Nixon Fresh Boy ngo wabaye coach wa academy ni kuri umuvandimwe ariko ni Sofone nabindi naze bwamugiriye inama nkuko umuntu w'umukoci ugendeye ku wangiye nk'umuntu w'umusportif nyakino ikipe y'igihugu imyaka 3 wakiniye muri volleyball ikipe nationale muri volleyball Fresh Boy nakinanye n'umukinnyi wita Marshal no gutoza Gisagara kandi ubu ngubu n'umutoza Gisagara hejuru cyane n'inkambi yaho yegisagara uvuze Marshal bamufata nk'umupata ariko nanjye Fresh Boy namubonye ari gutera baro yavore ikiro cye cyarindwaga mu bakwirukaniye Nyamirambo kuko urumva ikigo cyako bagufasha kuri bourse kuko ari uzi basket volleyball yarakubiye Jean Papariza Jean tuziko mwiganye Nyamirambo ariko wowe uri umustar wa dance arabizi wari umustar kuri bambi amateka yawe ibi bigwi byo kuba warakire his excellence mu murenge mu mudugudu ari agakora umuganda nyuma yaho ukaba ari umwe mu bastari mu karere k'Iburengerazuba ntabwo nabonetse icyo gihe gusa cyo gihe zari zabunyoye oya banyiye telefone bakwije telefone muzi ubwenge
dusoreye neza perezida mpamvu wari ushinzwe ibikorwa mu mudugudu yashinzwe na gaza perezida nshinzwe kasi perezida na BTZ aribyo bishinzwe guhamagara kuba ntabwo perezida yahamagara ahubwo perezida waza bimuzaniye byose ku gihe biteguye ibyanjye babitesha agaciro ahubwo perezida yarageze wari ufitemo rero yo kuvuga ntabwo wavuga ntabwo wavuga ni ukuvuga ngo ni meya na meya navuga ikintu numvishemo ngo bamusinye fone bamusinye fone inama ya perezida yitesha agaciro barabitesha agaciro wakomeje gukurikirana telefone kirahera ntabwo twari tuzi inkuru yakubayeho nabyo gusinya fone ku munsi wo kwakira umukuru w'igihugu ubwo buzima wabayemo ntabwo buguhereza ntabwo bukuzanira depression cyangwa se ihungabana ryo mu mutwe ujya ubona mu nkambi ya Kiziba cyangwa cya fresh boy urabihora mwana kumubona za bonjour perezida yadungire oya ni ba fari jana sha imozana nta mitsingi naguhereza kubera ko uri umwe mu bakinnyi kandi nta mitsingi naguhereza uri umwe mu bakinnyi ugomba gukina ugatsindira igihembo cyangwa se ugatsinda so ni fresh boy rero kandi nawe nka gitifu n'umuntu wigezeho gukomera kameme gusaba mitsingi kurimura nayo ni depression nawe uramubaza nawe ihungabana rya mbere uko wari ushinzwe ibikorwa sedo none ukaba uri gusaba yatingaga nka gitifu yatinga nka gitifu ariko buriya ukuntu gitifu aba akomeye buriya hari akantu kigeze kutubaho twebwe twagiye gutasha urabizi ko kempo hari ahantu tujya gutasha muri ziriya nce ziri hejuru noneho twagiye gutasha ubwo twari turi kumwe n'amatsugudu n'iki